Rusesabagina ko yari yabaruwa yanditse reba nk'urugero agarutse agahita ajya kuri microphone abanyarwanda bo ntago bafite pressure ya Qatar nta nubwo bafite pressure y'abahorande abanyarwanda nk'abaturage kuri Twitter noneho yibereye mu kiringiti kiwe cya muri salo yiwe arakubarura kubera icyo vango nje ntago politiki ndeba nta nubwo uraza kubimbaza nta na human right iraza kubimbaza dufitanye nawe amasinde bo bango kuki utasabye imbabazi kubwa nanjye no bitekerezo nicyo arambaza sirumva ari wemeranyije n'icyo gitekerezo donc magambo make yakuvuga ngo presidence yakirana na yombi icyo cyo niyo ya mbere wagiyeyo presidence yakwakiye na yombi neza bwa rugambere byo byose byari nk'ubwa gatanu do magambo make y'igihe cyose nahagiye kuri mwagikozeho mandi magambo ndababateje mandi magambo nimbiri barwa yanjye watekereza kuyiryamisha urahita ubicikaho urahita byanga bikunda wayisubiza negatively wayikira gute ariko donc ikintu cyo kuyireba gusa ukagaceceka mbameze nk'umuntu ugukize kuri pressure kutagikora sinzi byari bimujyanye ariko ntekereza ko yaragiye kuri reception iyo abatari we yaragiye ariko ipresiza akavuga yuko habahe ibiganiro ariko aposo reka tubirebe none se atajya kuri reception yabajyanywe n'ibiganiro nta byabaye twari n'umuntu warekuwe n'imbabazi za president avuye muri gereza yego hamwe mu hanashimira yagiye ni mu butabera ni no kwa president none se numva bitajyana n'imbabazi yahawe nyine yabifitanye isano none se ntuzi ko ingingo y'108 ariko abantu mujye musoma constitution ivuga ko president yemerewe gutanga imbabazi ariko abanje kugisha inama president w'urukiko rw'ikirenga cyangwa se amaze kubyemererwa cyangwa se ko bimaze gusuzumwa na president w'urukiko rw'ikirenga bivuze ngo imbabazi za president uzihawe Ministry ya Justice nyine bibiziho kandi bigufite mu nshingano hari n'ibyo utegekwa biteganywe n'itegeko kabiri yagiye yandika mu binyamakuru mpuzamahanga nagiye mbibona za CNN opinion za Al Jazeera opinion ntiyibagirwaga kwandikamo yuko bamubujije ngo kuva mu Rwanda ngo ajye kureba ngo ibyo kureba ngo abe yasize hanze ariko nanone turabasuje abadukurikiye kuri Rwanda TV murasuzwa na Ndi Bugingo uyu munsi turi kumwe na politician ariya dekare kuri politician iyo bivuze bakoreba nawe ibyo nyita no politician kugira ngo bibe MP doze bitagiro birakaze no politician Apostle Kabarira Maurice Mutabazi cyangwa uvuga ngo politicien théologien ingénieur buriya kangubaza Einstein waruzi qualification ize Einstein ni umuyahudi ku umuyahudi kwisi nabyo bifite icyo bivuze icya kabiri ari umwemeramana yari umuyahudi akaba theologian yize theology akaba scientist akaba nuango iyo urebye ibintu yari afite byari byinshi donc ushobora kuba theologian ukaba scientist ukaba politician ukabintu bitandukanye Apostle urumva rero ntago bitangaje cyane kuba nakubaza ibijyanye n'abapoliticiye kuko muri no politics ibyo byo byose hari amakuru ubu bifite buryo uvuze ngo uri muri no politics no kubona umudokiteri uvuga ngo avura wenda umutima ntibisobanuye ko atabanje kwiga general akabona ku specialize so nuko nge ni specialize cyane kuri géopolitique de la connaissance cyangwa se kugira ngo ubumenyi ubukungu bwubakiye ku bumenyi ari naho 2050 cyangwa se 2050 vision y'u Rwanda abatayizi ngo ni ukugira ubukungu bwubakiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga so bivuze ngo u Rwanda bashaka kubakira kuri new politics rero ndagira ngo nk'umuhanga inararibonye kandi ukaba umwe mu bantu bakoresha Twitter hano mu Rwanda ngire nkubaze vuba aha nibwo umunyapolitike ufite ishyaka ritayemerwa mu Rwanda Ingabire Victoire yanditse ashimira inzego z'igihugu zifite service nziza kuba byumva bwa mbere wakumva ari nko ku branding igihugu
kumva umuntu ufite ibyo atemeranya na leta n'iki noneho arimo arashimira leta n'imikorere yayo hataracamo kangahe mo hasi hari abantu bagiyemo yishimiye ngo iki se rega binanditse ngo ndashimira abakora muri serivisi zo muri presidence yego nizo muri ministere y'ubutabera bakirana umuntu na yombi ubutabera no muri presidence na yombi ni yatangijwe na RGB aho savuga se ko nagiyeyo reka ndaje menye nimba yarababeshyeye na yombi ni gahunda ya RGB ibwira abantu kwakira babasanga na uko nge nabonye itariki yanandikiye bigaragara ko twagiriye y'umunsi umwe kuri presidence twitaye biragaragara ko ari yo ku itariki 2 z'ukwa gatanu 2 narindiyo umwanya magambo nanjye nagiye kuri reception yawo kandi mpamya yuko atarenze kuri reception nkuko nanjye ntarenze kuri reception nawe ntiyaharenze ibyavuga rero n'ubango ni ibintu nabanzi kuko uko bamwakiriye nuko banyakiriye ubwo ndatekereza ko ari kimwe abamwe mu bahise muri justice nagiye hariya president w'urukiko rw'ikirenga akorera kandi ntekereza ko nawe aho yagiye ari hafi yaho no muri presidence nawe wagiyeyo nkubwira ngo iyo tariki yandikiye nanjye yomba nduwandika nanjye nagomba twari kwandikira rimwe kuko nanjye bari banyakiranye na yombi nawe wagiye muri presidence ujye no muri uwo munsi nagiye muri presidence njye no muri minu bumwe we ajya muri presidence no muri minu juste reka dutangirire kuri wowe muri minu bumwe bakwakiye bate minu bumwe kubera ko ministeri nshyashya bafite imikorere myiza cyane kongeraho cyane donc bigaragara ko minister bayihaye yashatse kuyubakira kuri service ya nayombi ku rwego ntarabona nge nicyo nabonye nimba ariko bataraba overloaded n'akazi kenshi wenda ntago navuga ko ariyo constitution nagize ariko minu bumwe baguha umwanya wabo bakwakiye neza baguha umwanya wabo bakakuyobora senda gusobanura gute reba ninjiye kuri muri minu bumwe ninjira ntaza aho ngiye ntazi no unshaka ninde kuko urumva ibarona n'ijyanye kuri presidence barayirebye bayiha undi muyobozi arayireba azayifite ntibantereramo stamp arambwira ati Mutabazi ati ndakuzi kandi nkurikira ibintu byawe nkurikije ibaruwa iyo ujya muri minu bumwe ntekereza ko bari kugufasha kurutaho ariko ntabwo yambwiye nk'ubintegeka yambwiye nk'uri ku suggestion ati urumva atariho byagira imbaraga nanjye ndabireba ndavugana ariko byashoboka ana suggestion y'umuntu muri minu bumwe bita Sumuta arambwira ati ugende ubaze umudamu witwuku n'abatari nawe ujye aho bakorienta baragufasha andangira nawe minu bumwe yari ndamugana ndahazi wewe wahereye muri presidence usoreza minu bumwe muri minu bumwe hageze rero ndahagera uzana bahise banyoreza uwo nabajije nyine bamaze kunsaka ntago nzi aho nerekera gusa nanone yarambwira ati jya muri karindwe yahise anyohereza kwa administrator wa minister urumva ko batanzanyeho ikakaza n'ijya kandi bari bakubwiye umuntu ugiye kureba oya ariko nubwo yabibwiraga yambwiraga ko atabifite neza aravuga ati ashobora kuba ari we cyashobora kuba ari undi uze kubaza abakoriente atari ko ntekereza ko ibi bintu biri mu nshingano ze cyane kurenza uko wacanga so kuko urabona byari ibintu birimo na side y'ubushakashatsi kandi hari ahantu ndabizi ko bafite department ya research ijyanye n'ibi bakoze research mwajinga rero mukazihuza ati ndumva ariho byaba biri practical cyane nanjye no bitekerezo nicyo arambaza sirumva ari wemeranyije n'icyo gitekerezo donc magambo make yakuvuga ngo presidence yakirana na yombi icyo cyo niyo ya mbere wagiyeyo presidence yakwakiye na yombi neza bwa rugambere ibyo byose byari nk'ubwa gatanu no magambo make y'igihe cyose nahagiye kuva uwo muhura wese ugira ngo murahorana mwari inshuti magara nk'umuntu wari ugiye bakwishimiye bimeze neza aho zitari buri abantu bamwe bakunda gutinya abajepe ariko abajepe barakariye bari kumwe na muzehe kandi abaturage iyo ugiye kuri reception uca hepfo mu gikari nta guca ruguru harya ruguru aca ambassadeur n'abafite audience mu buryo runaka
rero aho hantu bashyiriyeho ko umuturage yaca ye baba we ubuse nkubwire ngo iki waba umenesheje ibanga hari umuntu hasanze ibintu yakoreye nawe se umuntu ashobora kuza ahantu nk'akakora ibintu nk'ibi bakamuha serivisi nk'iyi mbonye bamuhaye yararize indura yiha umuntu ati muzane imbunda mu ndase nimba mutanya muri ikibazo nge nahumirije ku maso navuga ni manu mfashe ikigiye gukurikira ntacyo nta yerekwa ryacyo mfite ari kuri president ndikubwira ibintu byabaye ntaga ngo ni ibintu byabaye ni nejo nubwo turi kuvuga donc aho turi gukora ikiganiro byabaye ejo narindiyo mpageze umuntu ari nanamuzi ariko mpageze mbona ntansuhuje ariko ubwo twese twaje bukuru reka dutuze ngiye kumva numva indura yishyize ku munwa byamaye baragira ngo nawe nariye bigambanye na Mutabazi nabuze hano ndigitira ati mumfashe cyangwa ati jyamuza n'imbunda mu ndasi je nkashaka ko kumukubita inkokora ko yabivuze bwa mbere nta muntu uri hafi yacu nkashaka kumukubita inkokora ngo ashyirijwe hasi none havugira hejuru ku buryo wari uri kantara njye ari bwumve oya wabona yari ari kugira baje ngiye nahinduye ngiye ndikuvuga ibintu byabaye n'abari bahari wenda babimenya ko byabaye nahinduye amaso ndavuga ni kuko Mutabazi mpagira mbona abanze Mutabazi ko nge nabahageze mbona bavuga ati Apotre Mutabazi se baragira ngo nicyo bimwongoje se baragira ngo ibintu byo guteza akavuyo ibuyobozi none akazanamo ibyo ngo muzane imbunda mu ndase rigiri yadashyira iryo jambo none nkagira n'ibyago byuko ari uwibyumba tuziranye baba we byarambangamiye mu wa muvandimwe we ndetse mera ngurya nka kadahumeka mbona wa mugabo waruje kumfasha n'umujepe baramwegereye ukabona badashaka no kumukoraho bihuse kurumva umuntu ari kurira ashobora no kuba yagize trauma bakamukoraho gake ngo mama ngo batwerekana uburi tuze ugatata kandi birakemuka humura kandi birakemuka mu mutwe w'umuntu abantu benshi bakumva ko umuntu uteje akavuyo ahantu nk'abo bamugira bate cyangwa se ugiye nko ku karere kazana ko kavuyo sinzi nimba byaguhira ariko hari ahantu uzi ko banagusubiza neza ntacyo bagiye gukora ku kibazo cyawe ugataha wumva unezerewe ukeye ku mutima hariya ho vivura hariya kuri side reception ibintu rwose umva muri make ntagara ya Victoire wowe ubwawe uravuga fata service zindi zuzi mu Rwanda mu nzego zibanze uzigeranye na restaurant ufate service kuri president ugeranye na hotel y'Inkingi 5 ubona babakira kimwe oya bese tubishyira mu mutwe ubyumve nuba ngo presidence arakuvugisha ukumva umutima wawe wera de aseka akwishimiye akagutega amatwi so icyo kintu rero kandi nzi ko ibaruwa ye ntago yarenzaho nanjye nagarukiye rwose wenda twagira amasaha atandukanye yatinda cyane nanjye nkatinda twari kwakubitanira ko sindanahura nawe mu buzima busanzwe uvuze ngo ibaruwa ye nkaho utekereza ko yarajyanye ibaruwa icyo mvuga nimba avuga ko yagiyeyo reka nkubaze nawe ufite ubwonko reka nkubaze ufite ubwonko ugiye hariya nta audience wahawe cyangwa se convocation cyangwa se ikiguhamagaza aho abantu bose bajya bamaze reka ndikubwira ibintu nzi hano ngiye gatanu urumva mayobewe uhahurira n'abaturage abambaye bodaboda ndakubwiza ukuri sinkumbwa ngo nahahure n'uri kurira ntawe baheza kandi nta n'uwo bakira nabi ahandi hantu nabonye iyo myakire ni kuri ribu nigeze kwahura n'umusazi ariko uburyo bari kumutereta banamutegeye moto barayishyura kuri ribu banamwishyuriye moto ndeba bango hari institution mu Rwanda zifite customer care ku rwego utashobora kwiyumvisha uragira uti ibyamujyanye wabikeka impamvu nabikeka umuntu wese donc keretse avuze ko president yari cyangwa se hari abantu muri presidence bari bemeye guhura nawe officially kandi yaba bihari yari kubivuga urabizi uriya mama ntago yabiceceka yabyemereye kugira ngo bahure bagire ibyo baganira ya ndajya yatari yatubwiye ngo uyu munsi ndajyayo ahubwo akavuga ko yagiyeyo bakamwakira neza twamenya mwiyo kwakirwa neza yaragiye kugira Ega wende kuganana nawe ndabizi ntabwo uri umunyapolitike ngiye so sinjya nandika ko banyakiriye neza sinigeze mbikora bibyo biri micinga rya politike ni nko kuvuga ngo narangije kwandika kuri Twitter yuko mwanyakiye neza abanyarwanda bakeneye kuzamenya ko ikibazo cyane mwagikozeho mu yandi magambo ndababateje
mwani magambo nimba ibaruwa yanjye watekereza kuyiryamisha urahita ubicikaho urahita byanga bikunda wayisubiza negatively wayikira gute ariko donc ikintu cyo kuyireba gusa ukagaceceka mbameze nk'umuntu ugukize kuri pressure yo kutagikora sinzi byari bimujyanye ariko ntekereza ko yaragiye kuri reception iyo abatari we yaragiye ariko ipresiza akavuga yuko habaye ibiganiro ariko aposo reka tubirebe none se atajya kuri reception yabajyanywe n'ibiganiro Ingabire ni umuntu warekuwe n'imbabazi za perezida avuye muri gereza yego hamwe mu hantu ashimira yagiye ni mu butabera ni no kwa perezida none se numva bitajyana n'imbabazi yahawe nyine ya bifitanye isano none se ntuzi ko ingingo y'108 ariko abantu mujye musoma constitution ivuga ko perezida yemerewe gutanga imbabazi ariko abanje kugisha inama perezida w'urukiko rw'ikirenga cyangwa se amaze kubyemererwa cyangwa se ko bimaze gusuzumwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga bivuze ngo imbabazi za perezida uzihawe Ministry ya Justice nyine bibiziho kandi bigufite mu nshingano hari n'ibyo utegekwa biteganywa n'itegeko kabiri yagiye yandika mu binyamakuru mpuzamahanga nagiye mbibona za CNN opinion za Al Jazeera opinion ntiyibagirwaga kwandikamo yuko bamubujije ngo kuva mu Rwanda ngo ajye kureba ngo ibyo kureba ngo abe yasize hanze ariko nanone kibaza se ufite abantu hanze rero bagomba kudakora ibyaha kuko umuntu wahawe imbabazi nimba izo mbabazi zincludinga kutarenga impaka y'u Rwanda yigeze anabisobanura by the way ko imbabazi zitamwemera kurenga impaka y'u Rwanda atabiherewe uburenganzira kandi ku bantu batanabizi nuriya wa Qatar uriya nawe waciye Qatar mbere yo gusoka mu gihugu yaraye kwa ambassadeur kuki yarayeyo ntago ariko yakeneye irogi yaraye kubera yuko yagomba kubanza kugira ibyo asinyisha muri Ministry ya Justice no muri ministeri no muri presidence cyangwa se aho hose kugira ngo amenyekanishe ko agiye gusoka mu bago z'u Rwanda bivuze iki umuntu wese waye imbabazi za perezida kugira ngo asoke mu bago z'u Rwanda bibanza kwemezwa bivuga yuko ubwo nshatse kubwira ngo kujya aho hantu habiri sinzi cyamujyanye ariko gishobora kuba kijyanye niyo scenario nyuma ya Paul Rusesabagina dushobora kujya kumva twumva inkuru ivuga ko Ingabire Victoire yavuye ku butaka bw'u Rwanda none se nawe afite Qatar ko yavuze ko yijyanye hariya nawe afite Qatar se sinzi ikizamutwara we sinzi cyari kimujyanye ariko nyende kumva nimba gifatana na presidence ariyo yamuhaye imbabazi na justice donc ndikumva kijyana na dossier y'imbabazi yahawe cyangwa se dossier juridique ye kwa kwandika kuri rero ashima ko bamwakiranye yombi harimo politesse diplomatique cyangwa se politesse politique cyangwa se kumva yabikoresha nka pression politique je sais pas I don't know gusa kuba yavuga ko bamwakiye neza nanjye banyakiye neza kandi ni rwo Rwanda dufite nyine mbere yo kuvuga ngo wenda hari ibintu uzwiho bitari byiza ko iyo haye baza president ntago azaye ko witwaye neza wazaye ko ari byaha wagirizwaga so aho hantu rero harimo icyo kintu gusa ngiye byarumbwiye ngo nyuma ya Rusesabagina ndagiye nkubwire ngo u Rwanda rugomba kwitonda cyo bita fait gaffe mu gifaransa Rusesabagina uyu munsi ntago Amerika yamukoresha nk'iturufu yo kugira ngo aze kudusabota mu mudendezo n'amahoro na demokrasi dufite nituze rusange yamaze kuba declassé kwa politiquement kuko yanditse ibaruwa avuga ko atazagira gute ngiriya baruwa ari nacyo kintu nge nari ntegereje kuri Dr Kayumba ntagikore je sais pas ariko nge nari kwandika nk'iya Rusesabagina ariko Dr Kayumba ntago yigeze ahamwa n'icyango asaba nge ndi kuvuga nari gusohoka amageragere nkandika ibaruwa nk'iya Rusesabagina nge nicyo nivugiye nta bindi mvuze kandi mbivuze nka njewe nawe ni docteur afite ubwonko bwakoresha ntago ari itegeko nta n'itegeko ntanga ariko nge ndiwe nari guhita nca muri uwo murongo rero uriya muntu wari umbwiye kuva ataranditse ibaruwa nk'iya Rusesabagina aracyari menace d'une façon ou d'une autre none se nk'urugero abari bafite projet muri Rusesabagina bayikuye kuri Rusesabagina bagahita bayimutereka hejuru ntacyo wumvamo donc niba twa predictinze ko
kujya hariya n'uburyo yajyaga yiramanta ko batamureka ngo asohoke ushobora gusanga wenda bifitanye isano. Umuntu ajyaho Rusesabagina yarari kandi ari twamaze kubona yuko none se tubwizanyije kuri buriya sinzi, ariko nge nshatse kwereka yuko buriya abayobozi bacu bazabireba nk'abayobozi byari byamujyanye, ntago nabimenya nanjye byanjyanye se ko ntabibabwiye ariko mwabimenye, ushobora kwantisipa gusa kavuga ati harya Mutabazi buriya yagiye nk'ariya yabajyanywe n'iki. So ariko nyine kuba bakirana yombi ibyo bakirana yombi kuri justice naho urumva ko batakakira nabi cyangwa se batamwakira nabi, by'umwihariko y'u Rwanda rwakumenya yuko ushobora kuruvuga mabi rurakwitwararika igihe nta cyaha wakoze kugira ngo utavaho ubona impamvu. Aposo murimo muragaragaza none se ubu nk'iba bamusubije inyuma kaza ariyo report ari gutanga ngo none ko nagiye ahantu hatoye n'abaturage, murumva ko byaba ari ko ari ikindi. U Rwanda ntago rushobora gukora ayo makosa, rurakwakira rukabanza gutega amatwi rukakumva. N'ahandi azajya bazamwakira rwose. Ari abantu bahise bajya kuri Twitter ye baramusubiza bati wakugeza muri immigration wagira gute, bamwereka buryo ki ahari service nziza ari henshi. Ariko mu Rwanda tugira service nziza hano henshi. Nanjye njya kuvuga ribu nuko nashaka kugira ngo mbereke ko henshi turazifite nziza papi. Ari n'uyu nguyu ntago nshatse kuvuga izina rye, yageze ubwo avuga ngo ariko reka mukotinge yitwa Patriote Nkotanyi Francis, niba ariko yiyita, bavuze ngo abatakuzi bagutega amatwi, wowe virusi zikubungamo zitakuvuyemo nta cyiza amaso yawe n'umutima wawe byabona, ejo uzaba uvuga bitandukanye n'ibi wanditse, butinde kugoroba gusa. Aposo nge nendaga kukubaza ku bantu nk'aba ngaba babona ikibi mu kintu icyo ari cyo cyose. Uyu muntu wenda uko yibrandinze nawe hari aho ugeze uravuga ngo u Rwanda rwitonde. Uko umuntu yibrandinze niba avuga ko wenda ari ibyo atemeranya n'abayoboye, bivuze ko navuga ko yabonye icyiza abandi bari buze bamushotora bamubwira bra bra bra. Ese we ntiyemere kubona icyiza mu Rwanda? Hari icyo twita social justice. Ibyo ntabwo yabibwirwa na nyine nabo yagiye kureba, bo bavuga nk'abayobozi, bavuga nk'abanyapolitike, ariko abaturage akuritura ibyo ashaka. Ngeze ibyo birirwa bambwira, nese nitubwiriza umuntu akaza akagutuka wabwirije nta cyaha wamukoreye, ukuvuga ngo Yesu ni umwami ngamva ngo nguzanya mitwe y'abapotre. Byose nese warenza hiki. Abaturage burya nuko bibera, abaturage barakwanja amada. Hari ibintu nabonye mu Rwanda kandi nimba bihari birahari. Tuvuga nk'urugero, uvuze ngo ushatse gushinga ishyaka, wari usanzwe uri mu rugenda mu muhanda tukubona, umuturage ushobora kuza kumugurira kuri butike ukabona arafunze. Hari abavuga ngo batakwa na system, ariko ngereka tunareba atake umuturage akwataka, barakwataka ze kuba kwataka. So umuturage afite ukuntu yagize ikimeze nka trauma igiye mu inkundura y'amashyaka yahereye muri 1991 igera 94 isoreza muri genocide. Rero yuzanye ibintu bimeze nk'amashyaka yihangana, nimba bita bigarura akantu k'abakombozi yajyaga abona binenetse kuri bisi n'utundi tuntu, bita bizamura ikintu gituma yumva utagenzwa n'icyiza. Cya kabiri, kwa mashyaka yandi bayemera ko ari nama opposition afite abadepite, system iyoboye na coalition yihuje nayo ikavuga ibi nabo bakavuga ibi, bavuga ibi Frank akavuga ibi, ariko byibuza ari muri uwo mutaka cyangwa se ari muri uwo murongo. Donc iyo uje umeze nk'uhangana, mbese umeze nk'aho ndi nakubwiye wavuze ati muri ikibazo cyangwa mu ndasi. Iyo uje umeze nk'uhangana abaturage bakwakira ubona ko batishimiye ibyo urimo. Ni henshi wagiye ubibona kuri Kayumba warabibonye, donc kandi mu nsengero nyambibona. Umuntu ashobora gukora ku itako ry'umukobwa, umukobwa ati kimveho, ejo wamuha agatuti ngabwirize muri office wa mukobwa agahitaza
atuzi ko haciyemo ibyumweru 3 amaze kwitako. None se kigukoraho kuki utaje kumbwira? None se kuki uje kumbwira ngo nabonye mwamaye agatuterega ngo nguriya ni shitani kuriya ngakwiye gusengerwa. Nwango inywera icupa ryawe usahinde ubemvenuke ntacyo. Uri mwarimu wa university. Umunsi uzajya kuvugira yuko ugiye muri politiki. Kandi ukavuga ko ugiye gushinga ishyaka. Kandi iryo shyaka rikaba rije mu buryo bwo kubyigana. Umuntu wese wakoze kwitaka arabivuga. Uriko mukingeke? Mutabazi mvuze ko ngiye gushinga ishyaka. Umuntu wese wankopye bitatu nkaba ntaramwishyura. Yahita azana na screenshot. Nako abanyarwanda batunze. Rero kuba bamubwira ko yanjye ntabwo mbibona nk'ibitangaza. Donc abanyarwanda ntago system ikeneye kwataka iyo ibyo uri gukora biri destructeur cyangwa se bishobora kugira ibyo bisenya. Reka turebe iyo social justice no kuvuga ngo abanyarwanda nk'abaturage bo kwakirana yombi irabogama cyangwa ntago ibogama. Abaturage ntago babuza kubogama. Sibyo nigeze kubwira umuntu arimo ambwira ngo vuga ngo kanaka ngo ukekwaho. Ndavuga ni ngenda ndavuga wakoze ibi. Nge ndi umuturage ntago ngewe ndi umucamanza, sindi umuvugizi wa leta, ndavuga ko yabikoze. Iyo ufashe umujura kwiba ntago uvuga ngo ukekwaho. Polisi yimwita ngo ukekwaho. Kandi nge namufatiye mu mufuka wanjye mpita mvuga ngo iki kijura. Mwita ikijura. Wowe ukamwita ukekwa. Donc ni imvugo yawe ariko utari mu bimbwira. Abaturage rero nuko bamera. Iyo bari convinced ko kiguhama, iyo bari convinced ko ibyo urimo bisenya, cyane cyane yuko abaturage b'u Rwanda system ihari yabarinze kumva urusaku rw'amasasu mu gihe cy'imyaka 20 babagira iterambere bararibona mu gihe cy'imyaka 20 hafi 30 itaruzura, bakareba uburyo agahugu ari gato, bakareba uburyo nta resources, bakareba ari ku buryo byibuza bike bihari bibyazwa umusaruro, ukabona Infantino nyine yaje. Neza ubona Infantino yajya Kongo. So aho ngaho rero navuga ngo abanyarwanda ikizere ntago bagisaba. Trust irakorerwa. Abayobozi barayikoreye rero mu buryo bw'ibyo babagejejeho, so bituma abaturage rero binyumvamo inshingano zo kubwiza ukuri, babyita dire les quatre vérités. Binyumvamo inshingano zo kukubwira ukuri badategereje ko system ariyo iza kubikora, kuko system izahora itwara ibintu muki mama tutabivuga kazaturega ku mahanga, tutamubwira gutya akabireba nabi, tutamubwira gutya bikagaragara nkaho tugiye twivanze na politiki. Nk'urugero se kankubaze, uriya muntu niki polisi yamubwira cyangwa se inzego z'umutekano uretse yakoze ibyaha? Kuko inzego z'umutekano mu Rwanda ntibabemere kugira ishyaka bajyamo. Bagomba kuba net, ntago bajya muri politiki. Bivuze ngo rero bashaka kugira icyo bamubwira, ati namwe se muje kunkinaho politiki, kuko ndi kubona muri muje gukina mu kibuga cya politiki. Ariko umuturage we nagatamba. Umuturage ahinduka uw'umutekano kuri limite runaka, agahinduka ubucamanza, kuko se ubutegetsi butangwa n'abaturage. Nuwanga bahinduka umuvuzi, umuturage w'ibintu byose araspeculating. Kandi umuturage yavuze ngo ndashaka kukubwira iki, kukibwira uriya, kukibwira Mutabazi, kukibwira perezida, kukibwira, uzi ko umuturage ashobora no kubwira papa. Nuwango urabona ko umuturage iri sokura tu permis cyangwa se muri we abayumva icya feeling yakikubwira. Nubwo turi kuvuga social justice, ariko reka twe kwirenga. Ndavuga we na nk'urugero ya mama yazaje gutura mu Rwanda, ntago bari kumubwira biriya bamwandikiye. Ariko kubera yarigeze ahingutsa mu kanwa kati nge nana ruyobora, ariko nuko batari kumpa rugari ngo ntambuke ngaragaza icyo ndicyo. Abaturage barakwanja amape. Icyo nendaga kuvuga, kandi nakubwiye ko no mu rusengero umuntu agaragaje ko yayobora urusengero, abari bamufite ingingimira bose bahita bagira gute bashyira ibintu hanze. So aho ngaho rero abantu babyumve muri yo sense, nicyo twita public scrutinization. Nuwango public yabona ushatse gufata high position, ibona utayimerita ikaguscrutinizing, ikakwanjama, ikaguhagurukana. None Mutabazi ushobora ngo ndi umuhanga, bati uri umuhanga. Uvuga ati uri umuhanga, uti ndi umuhanga.
nakora business batura umuhanga yikore, nakora ibintu wavuga uti politike bati nguko iki ngo nugera ahantu uvuga ngo nabayobora nkajya mbatekereza nkabafatira imyanzuro ati uri umuhanga ariko kuri icyo kintu uri kwitsaho genza make nguvuze ngo iki ngo abanyarwanda society yacu cyangwa se public yacu cyangwa se opinion public yacu nuko iri nuko nayibonye nuko ikora kandi ntago wayibibuza hari nuza ndi kuganira ariko nurayitubyitiranya na systeme cyangwa se n'ubuyobozi k'ubuyobozi bwo buragendera ku itegeko kurindi burakora uko nyine nimbuje bakwakira barakwakira n'icyo wabuzanye cyaba kidakenewe baragikarasa kuko ndimo ndaganira na Poso umuntu politics shian muri no politics reka tugendere ku bumenyi hari iyo bita social judgment hakaza moral judgment ariyo yakajyanye n'umuco n'ibindi none hakaza niriya yitwa yo mu mategeko n'iki byose justice cyangwa judiciary reka justice tuyerekere bariye tuze muri moro unagize neza moro urashaka kwerekeranya n'umuco unatubwiye yuko wagiye muri ministeri ishinzwe uburere mbonera gihugu inshingano mbonera gihugu niko babyita yego social na moro uri kubibona bihanganye bite muri kino gihe just to show ukatemo gakeya ubundi dusoreza aho ngaho umuco urakura ntago nubundi abaturage nibajya kwandikira aho ngaho kuri Twitter ntago bari bukoreshe umuco ku bwa Rwabugire kuko nanone umuco ari cyo uvuga ariko nanone umuco iyo tugiye wenda gupfa ntago uza kutubuza gupfa niyo tugiye kurwana ntutubuza kurwana so iyo abantu bari kurwana ku cyo bita ubusugire bw'igihugu nituze rusange uzanabirebe mu itegeko nshinga ni nk'amategeko yose aburizwamo imbere y'ubusugire bw'igihugu nituze rusange nk'urugero bango freedom of speech ngo wemerewe kuvuga icyo ushaka umunyamakuru yemerewe gutara amakuru byose bakavuga ko atari ibyo ngibyo biburizwamo ahantu hasoza ngo iyo byabangamira ituze rusange cyangwa se ubwisanzure bwa mugenzi wawe bivuze ngo ntago umunyamakuru yisanzurira mu kukubuza ubwisanzure so aho hantu rero turabireba tukavuga ngo abanyarwanda ni abantu bisobanukiye bazi ngo genocide yarabaye isi yose reba izo za human rights ntago zaje kwihagarika nitubona ari ikintu cyadukururira akaga turacyamaganira kure ntago turareba ngo umuco ngo wavuga ko umuntu ngavuze ngo ndashima ngo nawe uzuvuga ngo yo mama bebezo arakubarura kuko we wamaze kumwigaragariza hari niyo na comment nabonye ko aho ngaho ivuga ngo kuki utasabye imbabazi donc uriya muntu opinion publique abanyarwanda bakunda kumubaza ngo perezida yaguhaye imbabazi nubwo twamutoye ariko twe twari dutegereje kuzaza ugasaba n'imbabazi abaturage nimba waravuze ngo ndashaka urwibutso rw'abahutu kabivana mu kanwa kawe wari wabisabira imbabazi nko kuvuga ngo baracyamubona nka wa wundi wo ku Gisozi ntacyo yahinduye mu byo atekereza ashobora kuba yarahinduye grammaire y'ibyo avuga bo rero bakaba bavuga bati urashima none se buriya gushima kwawe ni kwari guhera kubanza kuvuga ati buryo cyagene nakosheje ibyo navuze ntago byari bikwiye mu mbabarire nk'abaturage b'u Rwanda so aho hantu ubona ko ariho hantu yagonganiye n'abanyarwanda muri make donc bari bakabona ko abanyarwanda bamubitse akantu k'inzika kavuga ati ariko burya ibintu ko barabikoze bakagwa imbabazi za perezida utekereza yuko muri social na moral mbese twarangizanyije bisa naho perezida yamuhaye imbabazi ariko population y'u Rwanda donc ziri politique vuga uti ni nk'abaturage bati bagwaye ziri politique twe turacyakeneye kugira ngo affaire yacu twe nawe tuyirangize hagati yacu noneho socially hagati yacu wango ubundi kutaratubwira ibitekerezo winjiranye waje gusanga bitari ibyo cyangwa nibyo ugifite nuko gusubira iryamanye ubyicaranye so aho hantu rero navuga ngo nkuko navuze ngo ndi wawe ndi nari gusohoka nanditse urwandiko nk'urwa Rusesabagina nawe abaye unyumva uretse ko ndabizi ko atanyumva
ariko reka nanone inama zitange n'undi yo tubwiriza abanyabyango bihane ntabwo ubuteganya ko bose ari bwihane mu rusengero niho navugaga so kandi abantu ntibandakare ngende kwanariza ibiri mu baturage kandi sinjye wabibashyizemo hari n'ubitaba ngo wagombye kuza ukabyamagana ari igihe usanga n'isi yose ari cyo wayamaganaho ariko rimwe na rimwe ugomba kumenya uko isi iri n'uko itekereza n'uko igenda aho gukarebera hamwe ubwenge no kumenya ni gute wabana nayo kandi ugakorera muri yo bijyanye n'ukiri ntago ari ukuza ngo uyempoze ngo ariko ngo wasiwe ngo wahindutse ugahinduka uko nshaka oya isi ntago uyikanika gutyo so by'ukuri rero navuga ngo nawe bayunyumva navuga ngo inyandiko Rusesabagina yanditse kuki tamubereye urugero rwiza nawe yandike we yawe akabera nayanditse kera ahubwo ageze aho ugayandika yaratinze neza ubwo wowe wicara ubona adakeneye kuyana neza message babonye abantu b'amaturage bamwandikiye iyo yarayanditse sayize ngo bari kumbwira kuri uzi ko hari n'ingero Rusesabagina yagaruka kandi Kigali ukabona bamwakiranye na yombi birenze we kuriya ndavuga abaturage ntabwo mvuga na yombi yo kuri presidence Rusesabagina ko yari yabaruwa yanditse reba nk'urugero agarutse agahita ajya kuri microphone niyo yabi ya YouTube tero naje gusura u Rwanda ati ndashimira imbabazi president yampaye ati nkuko nayo bamenyeshe ntago nkiba muri politique bakumva aracyadera kuri ya byandi yanditse mu ibaruwa abanyarwanda n'abantu babarira president yaravuze ngo twanababariye abakoze genocide so abanyarwanda bo ntago bafite pression ya Qatar nta nubwo bafite pression y'abahorande abanyarwanda nk'abaturage kuri Twitter noneho yibereye mu kiringiti ciwe cya muri saro yiwe arakubarura kubera icyo vango nje ntago politiki ndeba nta nubwo uraza kubimbaza nta na human right iraza kubimbaza dufitanye nawe amasinde ubango kuki utasabye imbabazi ku bwa ABCD so mu byukuri rero kudasaba imbabazi burya rigiye bigaragaza ko utemera ko ikintu ari kibi cyangwa se ari icyaha wari wakoze kandi njye nabo none se nimba Rusesabagina yaranditse yarambitswe umudari muri White House uri azi naho White House iba yari yayinjiramo wise yanditse yabiki ko ari rimwe na rimwe n'igihe umuntu avuga ikintu ugasanga abantu unuwageze White House bakagera gute na gute arandika kukabona ko ibyo yakoze ari amakosa akanafata umwanzuro wo kwitandukanya na politike y'u Rwanda n'abanyarwanda akajya kuba mama w'abana be na nyirakuru na papa w'abana be na sekuru wabuzukuru yanditse baruwa nkiriya nawe yaba abaye umunyapolitike kazi mwiza erega politike ntago ari rimwe rimwe ntago ari guhangana politike rimwe rimwe n'uvuga ngo ndekeye guhangana so iyo rero wowe wumva ko iteka izahora ari uguhangana n'igihe abaturage bakubwiye akari ku mutima kabo bakakwereka ko badakeneye ihangana ryawe nawe ugakomeza utabaye ariko ndahangana none icyo gihe amaherezo uri guhanganira nde cyangwa uri guhangana batumwe nande Aposo reka twegereze umusozo wenda twirengagiza ibyo byose yego inzego hari izishimwa ariko tutirengagije ko hari n'izinengwa inzego ikigaragara kuba ruriya rwego we Apotre ushobora kujyayo ukarushima Ingabire uri kuri iriya position nawe akarushima kigaragara ni urwo gushimwa n'abantu b'impande zombi ariko hari izindi nzego zabo ngeyo mu tugari mu mirenge kazamuka ukagera hehe aho uba wumva abantu batanyuzwe na service bahabwa dusoza urasoreza kuri iki kintu cya service abantu bagenda bahabwa aho bagenda bakorera abazitanga n'abaza birambabaza iyo mbonye nk'urugero uburyo President Evariste Ndayishimiye hari ibintu byinshi akora mbona byatangijwe na Kagame muri Afrika kujya mu baturage ashobora kubikora yabyitekereje ariko nge mbona hari umuperezida bitangiranye hari n'undi waje akora ibijya gusa nabyo kuri point imwe ebyiri eshatu utatanga service akamuhangama ahagaze imbere mu nama abacamanza abo yarabirabye ivu yaherutse ati jewe buri komine yose ngiye mu nsanga harimo abantu by'ubuza 60 ati barenganyijwe n'ubutungane